turabasuhuje bakunzi ba Joli Media TV. Kuri ubu ngubu tukaba tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa byihutirwa. Amakuru agezweho ari kuvugwa nuko urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisansi yageze ku 2,938, ikaba yiyongereyeho amafaranga 635 y'u Rwanda, aho ubundi ubusanzwe yari iri kugura 2,000 n'amafaranga 303 y'u Rwanda. Litiro ya mazutu yo yagumye ku 2,205. Ibiciro bishya RURA yabitangaje kuri 16 Mata mu 2026, yemeza ko bitangira gukurikizwa ku wa 17 Mata saa 12 za mu gitondo. Ibi rero bikaba bije bigaragara ndetse bigahita binanurwanurwa ko n'ibiciro by'ingendo batega imodoka bishobora guhinduka, kuko niba essence ihise yiyongeraho amafaranga 635, bisobanuye ko n'ubundi bishobora gutuma n'amafaranga yishyurwaga nk'ikiguzi cy'urugendo nayo ubwayo azamurwa. Tubitega amaso rero, ibyo ngibyo nibihita binurwanurwa, ariko ibi ngibi wibuke ko n'imodoka zitwara ibintu, bityo rero ko iri zamuka ry'ibikomoka kuri peteroli rishobora gutuma n'ibintu bindi nabyo bizamuka. Komeza rero kandi subscribe kuri uru rubuga. Njye nitwa Ukikunda Ignace Joli. Ukanda subscribe na share, ukande no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ubutaha ibiganiro byose ndetse yaba ibyegeranyo cyangwa se n'amakuru aba yihutirwa, amakuru agezweho bijye bihita bikugeraho.